Ndi Papa Sava. Sabima. Sema. Yes. Umva. Mwigire no mwabicucu. Ariko murimo murizenutsa murabona iyo operation turi wikore tukuzuza umubyizi ryari. Babwire baze mukire maka ngaka. Yobora iyo operation kandi urumva ikintu ushaka ni kimwe. Ndashaka ko mukigenge turiramo neza bakagira ngo nikirana. Nongere kubona hari umutumba waguye mwana ko biroroshye. Iki kirava. Iki cyara. Mugire vuba. Sabima.
Bite wa mugabo. Papa Sava. N'abantu muhuye. Abantu. Cyo tata we. Ko nahuye na benshi se. Ntabwo barabimaze. Ibiryo se. Biragiye. Ibiryo. Aka kanya nakugumbya none hanga. Nyimara kuva mu rugo. Bikugendekeye muhuriye hehe? Muhuriye Papa Sava. Nande se. Nahuye na Karisiti. Nkahura na Karimunda, nkahura na Sezisoni, nkahura na Nuza. Nande? N'abantu bagendaga nibo duhuye. Umva. Ibitoki byanjye barabimaze. Ibitoki. Barabimaze. Mvuye mu rugo none hangaha. Nyuze mu rutoki numva amakaka bari kungwaho. Gize gucya ngo ndebe mbona ibitoki bagiye bacira hejuru ibindi batemeye hasi. Ibitoki. Bana we. Sindika zose bazimaze. Ziriya indaya bazimaze. Papa Sava ndabigira gutereba inyoti hanze hangaha. Ibitoki. Nagize gucya ndabibika none ndavuga ni nzabigirirwa inzoga isigaye yenda. Ko numva se nta bantu duhuye bikoreye ibitoki. N'abantu muhuye. Nabo. Kandi nyuza ahantu henshi ko nazamutse po manuka ruguru abantu mu bana we abantu duhuye n'abantu bahetso ngo umwana ahubwo se ikoto kanumva urimo gutakira ibitoki ntutakira umwana wawe ntacyo akubwiye ngo iki ubabajwe n'ibitoki kuruta umwana ese niba mbwa ngo ni wa mwana wawe ejo bundi bari bajyanye ku bitaro wongeye warembye uti umwana wawe ni bande babikubwiye Papa Sava Sibandimbati bamuhetse na ba Manude na ba Digidigira ngwiki Papa Sava abo nibo ariko uziko byashoboka nibo banyuye ibitoki umwana wanjye yakize kera n'ubu yagiye batamanutse umuhanda wose bakanyura mu nuza mu murombero mani ishobora ibitoki enda tubarebe ibitoki nibo navuze indi ndabyenga ejo ndanywa agakatsi noneho ejo bundi ngo gasuka k'inunu we manura korusuko ngo uracyakomeza kunywa gisambo koko urashaka kujya hesha dore urashaka kujya umva nagukuramo impyiko urandebera bari kwiba bakiba n'imihembezo muri kwiba n'inkingi z'ibitoki Papa Sava ntureba none iyi nkingi iyi niyo yari iri kuri iki gitoki nicyo Papa Sava nicyo shefu wanyu ninde shefu wanyu ninde Papa Sava bo ntiwakibwira shefu wanyu ninde Sabima ninde Ndembate Manude wowe ushinzwe iki Papa Sava horomeze urimo kubatera inkokora ndagukegeta Digidigi shefu wanyu ninde Ndembate yikoreraga yakoraga iki nyine niwe wari kuzajya gukora stoke nyine akazajya kubiranguza ariko ngiye kugira ngo mbijyemo ni Nsabimana ubundi wandukirisi nako nkurekireta gute Nsabimana wandukirisi muvuye kuri systeme yo kujya mwiba inka mwazambitse bote noneho mugeze kuri systeme yo kujya mwiba ibitoki mukoresheje iki ariko mukoresheje ingobyi abantu b'abagabo 1 2 3 4 5 6 ubu nk'uyu utikoreye noneho ubaka naka debande aka nakawera nakawe ntabwo ari wowe mbaza aka nakawe nakandembata wakubise mu mutwe ariko nta kindi yakora gusibye kuducongera twereka n'ibyo dukata umuntu akaruha ahinga ashyiramo ifumbire atera urutoki murabona ukuntu munyagiza abantu imvura natwe turi kunyagira ndakubaza niko mano uboye cyawe wahitamo hano niki ngiye nk'umukegesi rero noneho kubera ko nanjye ruri hejuru ikize nakwemerera noneho buri wese afata igitoki hano tugende
kuri mutwara sibo Oya, mugire oya, vuba nta vuba gitoki shaka. vuba vuba Oya, ni- buri wese Jewe okay abateruraga baterura ingobyi tugende abateruraga ingobyi baterure tugende mwanze gukora urashaka kunkura ku isupu y'intuntu urashaka kunkura ku isupu y'intuntu